Mwongeye kwirwa nshuti bakunzi ba Home Golden White TV. Iyi ni channel yanyu ibagezaho amasomo agiye atandukanye, ibarangira ibikoresho bigiye bitandukanye, ibarangira ahantu heza ushobora kwa kwiga kandi ukaba wakwiga ku buryo bwiza, ibarangira ibikoresho byinshi wagura, ibigisha amasomo agiye atandukanye bigendanye n'ubukungu. Muzi video zindi ziri kuri no YouTube channel nk'uko buryo washobora kuba wakwizigamira ukoresheje uburyo bwa 50 20 20 10 cyangwa se uburyo ushobora kuba wakoresha amafaranga neza. Muzi n'izindi video zigiye ziriho hano z'uburyo cyo ushobora kwakora amasabune y'ubwoko bugiye butandukanye, imashini zigiye zitandukanye. Mbega ni YouTube channel yanyu kandi YouTube channel yazigiye kugira ngo igibigisha amasomo b'abantu bari ahantu hagiye hatandukanye badashobora kuba bajya muri classe cyangwa se badashobora kuba bagira aho bigira isaha ku isaha cyangwa se umunsi ku munsi. Baraza hano muri no classe yacu bakiga, ubundi iyo batasobanukiwe neza bakazaduhamagara cyangwa se bakazaza aho dukorera bakazasobanukirwa neza kurushaho kuko tubasobanurira imbona nkubone. Uyu munsi rero twabateguriye cyangwa se tugiye kubigisha uburyo ushobora kwakwigisha cyangwa se uburyo ushobora kuba wakora amavuta yo kwisiga ya gikotoro cyangwa se gikotora, bitewe nuko bamwe na bamwe bagenda babyita hirya no hino hagiye hatandukanye. Turabigisha uburyo ushaka gukora amavuta yo kwisiga gikotoro agendanye n'uruhu rwawe, cyane cyane ko hari abantu benshi bisiga amavuta bari inzobe bakabigikara cyangwa se bari gikara bakaba inzobe. Ibyo ngibyo rero ushobora kuba nawe wamenya kwikorera amavuta ukisiga kandi uzi uburyo akozemo, cyangwa se ukaba wanabikora nka business, ukaba wayakora ukayagurisha ukabona amafaranga mu gihe nta kandi kazi wari ufite, cyangwa se wari ufite akazi ahubwo ushaka kongera amafaranga, cyangwa se ushaka kongera aho ukura amafaranga. Tugiye gutangira rero tubereka ibikoresho turi buze kuza kwifashisha mu gukora amavuta yacu ya gikotoro. Bwa mbere na mbere turaza kuza gukenera agasafuriya. Aka ni agasafuriya kacu turi buze kuza kugakenera. Iwanyu ndabizi neza yuko abenshi mufite amasafuriya, abagifite ibyungo umenya ari bakeya. Isafuriya urumva ko ari igikoresho ushobora kuba waba ufite iwawe. Ikindi ugomba kuba ufite icyuma nacyo mu buzima busanzwe bwa buri munsi tugomba kuba tugifite. Turaza kuza kugira amacupa. Aya ni amacupa atarimo ikintu ushobora kuza kwifashisha usukamo amavuta yawe mu gihe umaze kuyakora. Turaza kuza gukenera gaze. Twebwe dufite gaze, ariko ushobora no kuza kuba wakoresha imbabura se, umuriro se, kwiziniyeri se, bitewe n'icyo ufite. Turaza kuza gukenera umunzani. Umunzani nawo ni igikoresho turi buze kuza gukenera dupima, kubera ko ibyo dukora byose tuba twifashisha ibipimo bya nyabyo. Uriya munzani mureba ni umunzani munini, ariko si ngombwa ko wagura umunzani munini, ushobora no kuba wakugurira akinzani gatoya. Dukoresha umunzani wa magarama kubera yuko ibyinshi dukora biba tubipima mu magarama. Ibikoresho ngiye kwereka dukora amavuta yacu yo kwisiga ya gikotoro. Icya mbere harimo jelly base. Murabibona yuko iyi ni jelly base tumaze kuza kwifashisha dukora amavuta yo kwisiga yacu ya gikotoro. Ino jelly base ku munzani wacu twe twayipimye na amagarama 150. Turaza gukenera iyo bita white oil. Ushobora kugira ngo nutuzi, ariko ino product yacu bayita white oil, ariko hari n'abantu bajya bayita mineral oil cyangwa se oil isukika. Ushobora kuba wayita oil isukika cyangwa se ukayita white oil, ariko benshi bazi nka white oil cyangwa se mineral oil. Turaza kuza gukenera impumuro kugira ngo amavuta yacu aze kuza kuba humura. Nidukenera gushyiramo ibara
turaza kuba gukenera ibara, turaza kuza gukenera ahangaha harimo glycerin. Murabona yuko yo irafashe, ntabwo ari kimwe n'ino white oil, yo irafashe. Ino ni glycerin, ndetse turaza no kuza gukenera iyo bita para wax. Iyi ni para wax irimo ahangaha. Ibi ni ibikoresho turi buze kuza gukenera dukora amavuta yacu ya gikoto, amavuta meza ushobora kuba wakwikorera iwawe ukayisiga n'umuryango wawe, cyangwa se ukayakora nka business, ubundi ugatangira nawe ukagira icyo ushobora kuba wakora ukoraho amafaranga. Mu kindi gikoresho cyiza cyane gitandukanye n'icyo abandi bajya bakoresha, bashobora kuba bakwigisha gukora amavuta yo kwisiga gikoto, iyi niyo bita beeswax, cyangwa se ni igishashara cy'ubuki ushobora kuba wakoresha nabwo ugashyira mu mavuta. Murabizi ko ubuki ni kimwe mu bintu by'ingenzi ku ruhu rwacu, gishobora gutuma uruhu rumera neza. Ino beeswax turaza kuza kuyifashisha dukora amavuta yacu yo kwisiga ya gikoto. Ahangaha ndimo ndakata ya jelly base yacu, amavuta yacu yibanze mu gukora amavuta kwisiga ya gikoto. Turabitsa yuko turi bifashisha amagarama 150, tuze kuza gushyiramo na cya gishashara cy'ubuki, dukomeze dukatiremo jelly base. Tumara gukata jelly base yacu, turaza kuza gucana, ariko twavuye ushaka kuhakoresha n'ikindi waba ufite iwawe. Aya mavuta yacu turimo turakora, nkuko nabivuze yuko tubuze kuza gukenera ino white oil. Mbanje kuzimyaho gakeya, turaza gukoresha ino white oil. White oil rero aha gacupa abenshi murakaza ko gapima mililitiro 500. Hano tubuze gukoresha kimwe cya kabiri, ubwo turakoresha mililitiro 250. Dushyizemo kimwe cya kabiri cya kano gacupa kacu. Niturangiza twongera ducane n'akariro gakeya, tuze kuza kongeramo parawax. Parawax yacu turaza kuza gushyiramo byibura ino ni parawax, turaza kuza gushyiramo amagarama hagati y'amagarama 2 n'amagarama 8. Ino ni parawax twari twayipimye. Iyi parawax yacu twayipimye hagati y'amagarama 2 n'amagarama 8. Iriya ni parawax dushyizemo. Noneho turaza kuza gushyiramo glycerine. Glycerine nayo turaza kuza gushyiramo byibura amagarama 10. Turaza gushyiramo amagarama 10. Aya ni amagarama 10 yacu ya glycerine. Twebwe twayapimye amagarama yacu 10 ya glycerine, ariko nawe ushaka kwapima. Twabitse ko dufite umunzani, turimo turagira ngo video yacu cyangwa se yanyu itaza kubarambira, niyo mpamvu byinshi twari twabanje turabipima. Turaza kuza gucanira mpaka biyaze cyangwa se mpaka biyenze, bitewe n'uko iwanyu mubwite. Murabona ko amavuta yacu amaze kuyaga, aracyarimo kuyaga. Mu kanya araba arangije kuyaga, ubundi turaza kubereka n'ibikurikiyeho. Murabona yuko amavuta yacu yamaze kuyaga.
ndaza kuza gufataho amavuta makeya nze kuza gushyira mu kintu ndibuze kuza kuvangiramo ibindi. Hano ngiye nifashisha agakombe kubera ko ano mavuta yacu ari makeya, ariko ubaye ufite ikindi ari amavuta menshi wakoze wakoresha ikindi kinini. Aya ngaya ndaza kwereka gutya aze kuza kuba umweru. Aya ngaya noneho ariya ngiye gushyiramo ibara, kiremo n'impumuro. Ubwo ngiye gukora ubwoko bubiri bw'amavuta. Ahangaha amavuta yacu tugiye gushyiramo ibara turashyiramo rikeya, dushyiramo gake cyane kubera ko ushyizemo ryinshi byaba umuhondo mwinshi. Ubundi tugashyiramo ibara ryacu tukavanga, tukaza kuvanga, tukaza gushyiramo n'impumuro, naho turashyiramo gakeya kugira ngo itaza kuza guhumura cyane. Ya ni impumuro nshyizemo, nawe ushyiramo impumuro bitewe n'uko ushaka kiza kuza guhumura. Nkongera nkavanga. Ahangaha rero amavuta yacu aba arangiye. Igisigaye ni ukuyashyira mu macupa, tukaza kuza kuyashyiramo atarahora, nanone adashyushye cyane kugira ngo ataza gutwika icupa. Aya macupa yacu mureba ushaka kugira ngo arimo amavuta, ariko nta kintu kirimo. Urabona yuko nta kintu twari twashyiramo, twashyiramo ano macupa yacu. Urabona yuko nta kintu kirimo. Aya ngaya rero niyo tugiye kwifashisha tuza gushyiramo ya mavuta yacu tumaze gukora. Mu kanya turaza kubereka turimo turisiga, dore ko nta kintu kirimo cyakwangiza uruhu rwacu. Mwaboneka ibikoresho twakoresheje ari ibikoresho bisanzwe, nta maside arimo ashobora kuba yakwangiza. Rero nawe ushobora kuba watangira gukora amavuta yo kwisiga igikoto kandi bitagusabye ibintu byinshi. Ahangaha turimo turagenda dushyiramo ya mavuta yacu. Mu bukombe butatu cyangwa se mu ducupa dutatu turimo amavuta ay'umuhondo. Mu kanya turasuka na ya yandi mwabonye tutigeze dushyiramo ibara ndetse n'impumuro. Amavuta yacu amaze guhora, murabona yuko amaze guhora, turaza kuza kuyasuka mu ducupa. Ahangaha ndujuje cyane, ariko ari wowe ushaka kuyagurisha ntabwo wakuzuza nka kuriya, kubera ko ugeza munsi waba urimo kwihonda. Njyewe nanze gukoresha ino cupa rindi kubera ko ari ayo turimo kwikorera, ariko ugiye kuyashyiramo washyiramo ukageza muri uno murongo wo hasi, mu buryo kugira ngo uze kuza kudahomba mu gihe urimo kuyacuruza. Rero amavuta yacu tumaze kuyakora, hasigaje igikorwa cyo kugira ngo afate. Noneho namara gufata tuze kuza kuyisiga. Turaza kuza kuyisiga murebe yuko ari amavuta nk'ayandi. Abantu benshi bahise bibaza ati se ari amavuta bakoze ni bwoko ki? Ese ni Moviti, ni Movana, ni Samona? Oya, aya mavuta twakoze nta zina afite, bitewe nuko uwayakoze niwe uyihera izina bitewe nuko abona yayakunze. Ashobora kuyita Akeza, Claire. Hari amavuta muzi yitwa Claire, nawe ushobora kuyitwa Claire ukayita Claire. Ushobora kuyita Beauty, ushobora kuyita uko wayita kose, apfa kuba nta izina ugiye kuyita nta bandi barifite, ndetse akaba ari iryawe bwite uzajya wita amavuta yawe. Icyo gihe rero uyita izina ryawe. Moviti ni izina ry'abandi, Samona ni izina ry'abandi, Movana ni izina ry'abandi. Nawe rero ureba izina ukanaryandikisha, ubundi ukaryita
amavuta yawe. Mu kanya turaza kuza kubereka yuko amavuta yacu yabaye amavuta koko. Ntimuze kuza kwihutisha kuko wihutishije ino video hari byinshi bigucika. Iyo ushaka kwiga neza urayitangira ufite umwanya ukayireba neza kubera ko harimo iby'ingenzi. Iyo utarukije hari byinshi bishobora kuba byagenda bigucika. Nkuko rero twabanye kuva video yacu yatangira, tukaba twatuma turakora amavuta yo kwisiga ya gikotoro. Mwabonye ibice byose twanyuzemo. Akenshi abantu bafite amatsiko yuko amavuta yacu agiye kurangira cyangwa se yarangiye. Murareba aya mavuta yacu ko ari umweru ndetse yanafashe, dore nacuritse. Murabibona yuko ntago yameneka, yarangije kuba yafata. Ndetse murareba n'aya ngaya twashyizemo ibara ryacu ry'umuhondo, murabona ko nawe yafashe. Ikiba gisigaye rero kuri ano mavuta ni ukubera ko umuntu ashobora no kuba yayise. Duhere kuri aya ngaya, urabona ko ari amavuta asanzwe nawe ushobora kuba wayisiga kandi n'uruhu rukaba rwamera neza. Hano amavuta rero ushobora kuba wakwisiga waba uri umuntu mukuru, waba uri umwana, waba uri umusaza. Murabona yuko ari amavuta meza yo kwisiga ya gikotoro. Ngaho nguko rero nawe tangira ugire business yo gukora amavuta cyangwa se wikorera amavuta y'uburyo ushakamo. Niba ushaka ko hari ikindi kintu twazagushyiriramo cyangwa se ushaka ubumenyi bwisumbuye kuri ubu ngubu, reba nimero ziri kuri screen yawe, ubundi ube waduhamagara utubwire icyifuzo cyawe cyangwa se utwandikire yaba muri comment, utwandikire utubaza icyo ushaka kuba twakongerera, kubera yuko turi muri class yacu cyangwa se turi kuri no YouTube channel tugira ngo tubashe kuba twabaremera ibyo mukeneye. Amavuta meza yo kwisiga.